Kevin, ngomba kujinzanira amafaranga umunsi urangiye. Kabisa wivunikanye n'izo nshingano zanjye. Kandi ngomba gukora ibishoboka amandazi pazo yazanye ukayacuruza agashira. Man, byiworere ngiye kuyamara nako kanya. Urabizi ko nutinjiza ntabwo nzajya nguhemba. Kandi umenye ko ari ibanga. Wivunika bro. Nukubikora ku kijama. Ngaho akiri ndo rero. Neza na mwana. Fata neza dollar ashyushye. Ese manzi. Karame. Kumura muherekanye amandazi yanjye bimeze gute? Ye aradufashe mwana. Manzi akazi naguye akakunaneka indobe yanjye uhaye Keve. Nyine ndabona icyo ariko. Mwana sinakubeshya pe. Nasanze ntabivamo. Ariko Keve yari yemeye kujya gucururiza. Hayimaze kuva ryari nk'akazi nako kagatanga utabimbwiye. Nyine urumva urabona urashaka kunyukamo? Oya kabisa sinabikora man. Ahubwo reka mbacike nigire ku kazi musigare mupanga. Ariko manzi rwafuo mwana. Keve, ngaho reka rata twipange neza kuzajya unkorera. Je ntari bitu bitayari dupfa kuba tuzajya tugabana inyungu. Umva wa mwana wa nese wabonye boss n'abakozi babagabana nzajya nguhijana ko wacuruje n'urya amandazi abiri bihwaniremo ntari bi boss. None se Keve aneka niba uzamurakaza kugiye kunkorera ekasha uzajya wiga gute ko pazo we bindekere nzagukura business neza kandi nziga ntari. Ani, wowe urumva uri tayari kuvuga imihigo yawe? Sha ndumva mfite ubwoba ariko ndizeye umuhigo wanjye iteguye neza cyane. Umva ngiye imihigo mfite ndumva imesha amahirwe yo kuba duwayene rwose. Sha ntabwo wandusha rwose Valentine. Ngiye se ko menyereye no kuvugira imbere ya public urumva wandusha. Mutuze twumvikane. Muri aka kanya tugiye kumva imihigo y'abiyamamariza kuba duwayene na duwayene kugira ngo mubatore muzi nicyo bazabagezaho. Reka duhere kuri Yannick yegera imbere atubwire. Murakoze cyane nishimiye uburyo munyishimiye kandi mbijeje kuzabageza kuri byinshi. Nkuko mubizi rero twifuza kuzaba abantu bakomeye mu gihe kiri imbere. Bamwe bashaka kuzaba dogiteri, abarimu n'ibindi. Urugero nkanjye mujya mubona ukuntu ndi umusirimu. No, okay. Mumbabarire niba byumvikanye nabi. Nashakaga kuvuga ko nkunda ibintu bisa neza biri fashionable. Kuko nifuza kuzaba umunyamideli ukomeye. Nindamuka mbaye duwayene rero tuzakwana bya hafi mu kurebera hamwe icyo umuntu ashaka kuzaba n'uburyo wagiharanira ngo uzakigereho. Murakoze cyane. Umenya noneho gasara haza amashereka. Ubwo atangiye kuryanga ubwo yijuse. Reka nozi ibi byombo mbone kujya gucuruza zavuka. Oya bire kugende sine dore hakeye. Erega nashakaga ko byibuze nasiga nkoza amasuku. Oya ndaza kubyikorera. Ahubwo nyaruka. Sine. Karame. Ndayibona ko akazi ko gucuruza wita ku mwana bitoroshye. Gusa ndagushimira uwo muhati. Nta kundi papa, kana no meke gasaro ngende. Ngaho wirirwe papa. Ngaho sine. Waramutse Kazu? Waramutse Gigi. Gigi kuje wafunze isura wabaye iki? Ndeka shaka zungu we. Byago bigwira abantu. Wabaye iki? Nashaka kwigura ibikoresho byanjye bwite byo ku kazi. Ako ntibyoroshye. Sha uzi ubwenge rwose. Ugeze aho utekereza utyo? Kazu, sinzigera mbigeraho pe. Kuko nasanze ndamutse nizigamiye byantwara imyaka n'imyaniko. Gigi, ubwo koko wananirwa kwizigamira? Usane nakwizigamira nageze 150 ra. Oya Gigi, ugomba gukora imibare neza. Niba uhembwa ku munsi cyangwa ku cyumweru ukamenya kuyabarira. Gute se? Nyine ugomba kubanza kumenya amafaranga ubona, ukamenya ukenera gukoresha, andasigaye yose ukayazigama. Kurye suga nazagwiza ibyo bihumbi. Cyane rwose. Ukanakora akazi karenze kamwe kugira ngo winjize menshi. Nabwo kandi ugahera ubu. Kazungu we. Haguma igitekerezo cyiza kabisa. Nyuma ya Claudine maze kwiyamamaza hagezweho Valentine. Niyegera imbere nawe tubwire imihigo ye. Murakoze cyane kubw'urukundo munyeretse. Njyewe nindamuka ntorewe kuba duwayene wanyu, nzibanda ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Icyambere ku bijyanye n'imihango. Mutuza tubwire, ni mutuza ntabwo kujya mu mihango ari ikintu gitangaje. Nimba duwayene nzafatanya n'abayobozi gusobanurira abanyeshuri ko kujya mu mihango ku bakobwa ari ibisanzwe. Guseka abakobwa bayigiyemo bicike.
kandi abahungu n'abakobwa bageze mu bwangavu n'ubugimbi bagenda bahura n'impinduka zitandukanye ku mibiri yabo. Rimwe na rimwe ugasanga bananiwe kwiyakira. Tuzafashanya kumva ko ari ibisanzwe no kwiyakira. Rero ni intorwa yaba abahungu cyangwa abakobwa, tuzabafasha gusobanukirwa n'ubuzima bw'imyororokere. Bibatere gufata neza imibiri yabo no kugira ubuzima bwiza. Murakoze cyane, nizeye ko muza kuntora. Umva manzi, uko twuma wagiye uca kuri ibyo byuma binini, tushirire ku ruhande. Utu ducimba usura dukoresha iki gigi? Ntukambaze byinshi ariko man. Wowe tushirira ngo mfite icyo nzadukoresha. Aha, dore ngibi da. Nuko basha. Ndabona neza inzugi muzigeze kure. Erega turabakozi Papa Valentine. Ndabibona pe. Manzi. Karame. Akira amafaranga uje kunzanira amastike kuri kenkayori. Papa Valentine, ko ari cyo nshaka kukwisabira. Aho mbwira nta kibazo. Umva byashoboka se kunyihera turatwuma twasagutse ku bindi byuma. Reka muko. Ubwo urabona nabura icyo mbikoresha. Nukuri mbabara kuko ngenda bikeneye cyane. Ubu nisore bishakira iki ko ariyo yayo. Uzabura umukiriya ukeneye dapanaje koko ngamusudira urugi rwacitse amadogi nkabikoresha. Ariko nanjye buramba mbifitiye imigambi gigi. Nukuri nyumva Papa Valentine. Erega bizanatuma mba umuhatari mu kazi ngukorera. Aha, ngaho bitware ntacyo. Yewe ibintu ni salama none Papa Valentine. Urambyaye bya danje. Rekata. Hanyuma rero nimusubire mu mashuri yanyu mwese mutore turaza kongera guhurira kuri rassemblement mbabwira watsinze. Valentine, festation shawo vuze imihigo yawe neza ariko ntabwo wandushije. Ntacyo shani turaza kuba tureba. Ariko shaho n'insinda we nta uri bunyire ego ko mara. Ariko ni reka ngusaba akantu kamwe. Iki se? Umva, uwo ari we wese uri butsinde. Bitaza kuduteranya sibyo? Ese ubwo bwawe nubwo uko ndi bugutsinde cyangwa? Ani, ndi seriye ntabwo nshaka ko tuzagirana ibibazo kuko natsinze. Watsinze se? Ariko nta kibazo Valentine, ntabwo mbika inzika byongeye ku kintu nk'iki. Wapi rwose? Si nk'ibyo se. Ko Kagabo yahanganye na Sakwe mu irushanwa, byatubujije gukomeza kuba inshuti. Apu wa mugani, nta kibazo n'ubundi nibantora byaza kuba ari inyungu za Sakwe. Kiriya. Hano afite avoka ziryoshye ku giciro cyiza. Bakiriya b'uyu munsi bagera. Yo, sinabita se mwana. Ni sagigi, ko muri mwise ko sawe na manzi. Nyine twari mu karuhuko. Twinyurira hano ngo turebe ko ari cyo twabona cyo gushyira mu nda. Mwaretse se nkabera avoka mukanyitereza imbere. Twirire rata mwana. Ngewe meshatu akira n'ibiceri. Urakoze sha. Reka ngucagurire. Nta soni. Manzi, amafaranga 50 niho wabonye agura avoka eshatu. Ariko ntugahinde gigi. Ko ndi kugura na sine ndi kugura nawe. Ubwo se urumva wamuhenda ngureba? Ese ndamuhenze simuhaye amafaranga. Mvaye, ngaho zenguruka rino soko ryose maze unzaniriza avoka kuri ayo mafaranga. Erega na sine nta n'isoni aremera. Je nari mbigire ko ari inshuti yawe ngo mufashe niba shonje. Inshuti se muri business birakora. Umva, umenye ko waje gushaka amafaranga ni waje gukina. Subizamo manzi. Ngiye urandenganya kuko n'uburenganzira bwanjye kuvuga yo nshaka. Oya, umva sine. Niba avoka kuba waziranguye kuri 31, ugomba kuzigurisha kuri 50, byibura ukunguka 20 kuri buri voka. Kandi icyo ni nacyo giciro kimenyereye ku bantu bose, sibyo? Nibyo gigi urakoze. Cyangwa se ukajya ubanza ukamenya ko ibiciro bihagaze hatazagira uzaguhenda. Ariko amafaranga urakaze. Erega shabye byose ni papa yabinyigishije. Gupanga uko wagurishije ukamenya uko wungutse birafasha. Naho ubundi wakorera bwerere. Ariko ubwo mwacecetse mukanya ninangiza gukota amakaye yanyu nshobora kubaha test mugabanye urusaku rero mwige yamaye uyu ninde wandika imikono 30 ra nta wundi utari Keve rwose Keve Present ngwino hano Karame teacher niko iyi kayi ni yande ni yanjye ushobora kunsobanurira ukuntu hari imikono ntabara Mande beko? Nuko mandi kugerageza style zo kwandika zitandukanye tu. Umva mbese. Ko numvise ko abandi bakwandikira Keve. Oya kabisa nawe natuma nyandikira. Ngaho jya kukibaho. Utangire hariya mu nguni. Wandike buri mukono wose uri muri ikaye. Teacher, kabisa biterwa n'iminsi. Imunsi sinzi ko nabishobora. Keve? Karame. Ibi ntabwo nabyihanganira. Ngomba kubibwira Sabine. Iwe teacher mbabarira rwose ntundege ikosa ndaryemera.
congratulations and celebration. Fisto shaho uziko abantu bose ari twe bari kureba baretse kuba neza ko erega yirase ubundi sinjye wagombaga gutsinda none bakabanyibye amajwi reka shani Valentina arafite imihigo ya danje kandi ubuse wanyumvisha ukuntu natsinzwe n'ukuntu nari mfite abafana benshi aha ngiye ndumva ibiti tudakwiye kuba tubipfa ahubwo dukwiye gutekereza ukuntu twafatanya tukagira ikigo cyiza erega mwana akorana mwese imihigo mukayishyira hamwe imihigo shani gute se none se ani ko nazakora ngiye nyine n'ubundi tuzafatanya ariko Valentine ntukanyine kumubyimba gute se tuzafatanya se kuri duwayene nge ndiki imihigo yanjye yapfuye ubusa gusa ariko ani njyewe ndumva ko ubutabaye duwayene bitakuza gukomeza umuhigo wawe wa mugani none se ubundi ni ngombwa ko abakobwa bose baba duwayene kugira ngo bagire icyo biyemeza kugeza ku bana ibyo byose se ibyo uvuga ndabyumva Valentine gusa nyine konguzi tu urakoze shani sha ariko nanga gutsindwa shaho yabawowe ariko Keve kuki yumva udashobora kwiyandikira note umva kandi ntibubizanye gute kweri ariko ubwo uko kwiyandikira note bituma hari ibyo umuntu asigarana mu mutwe byose ngenda bikeneye ko ubwonko bwanjye ari gafotozi biba byagiyemo kare nimuraho mwandika nyamara nushaka kujya unyumva naho ibyo byo kujya ucururiza pazo byo ni ibikurangaza gusa ubwo ejo bundi nintangira kohereza amafaranga mu rugo nibwo uzabona ko ntari gupfa ubusa ariko Keve ni icyo yaburanye kwa mama Nike ku buryo wajya muri ibyo ikibazo cyawe rero nawe uba wanzonze nakuzonze ubu se tica nakurega kuri mama Nike uravuga iki dore pazo Keve biteze ni pazo mwiza biracamo se yego ntujya bukesha wacuje ndi kwihuta yakira ngibi man umaze gucuruza igitanu gusa akazabona katakunaniye wapi mwana erega haracyari kare humura abakiriya ndababona kabisa umenye ko uzajya uhembwa ari uko wacuruje nuko maze muri ibi nawe uzahatahiraho yewe dore mama Nike niko Keve iyo ndobo y'amandazi mbona ni iki usiga ucuruza amandazi niko uko muri batatu mugomba kumbwira iby'indobo mbona na Keve